uturemere umunezero, uturemere ibyishimo zuzuye wewe, twishimiye kuba ari wowe Mana yacu, twishimiye kuba ari wowe Mana yacu. Hallelujah! Yesu yangereyemo, Yesu yangereyemo, haleluya ndanezerewe ndashima, Yesu yangereyemo, Yesu yangereyemo, Yesu yangereyemo, haleluya ndanezerewe ndashima, Yesu yangereyemo, Yesu yangereyemo, Yesu yangereyemo, haleluya ndanezerewe ndashima, Yesu yangereyemo, Yesu yangereyemo, Yesu yangereyemo, haleluya, haleluya ndanezerewe ndashima, Yesu yangereyemo. Reka dusome ijambo ry'Imana tuganire gatoya. Turasoma muri Matayo, dusoma ahantu harehare. Matayo ibice 27 Fidela aradufasha. 62 kugera kuri 64, asimbuka ibice 28 umurongo wa mbere kugera ku wa gatatu. Nuko bukeye bwaho ari wo munsi wakurikiraga wo kwitegura, abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranira kwa Pilato. Baramubwira bati, mutware, twibutse yuko wa mubeshyi akiri muzima, yagize ngo iminsi 3 nishira azazuka. Nuko tegeka barinde igituro cyane bazageze ku munsi wa gatatu, kugira ngo abigishwa be bataza kumwiba bakabwira abantu ngo arazutse. Simbukuje kuri 28 no kuri 1. Nuko umunsi w'isabato ushize, kuwa mbere w'iminsi 7 umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika w'umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru, abirindura igitare akicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo n'imyenda yeraga nk'urubura. Babarizi bamubonye bagira ubwoba, bahinda imishyitsi, basa n'abapfuye. Haleluya. Nakeneye ko tuganira hejuru y'imbaraga z'urupfu rwa Yesu. Yesu avuka, yaravutse, avuka babuze aho avukira, muza ayo makuru. Niwe wenyine wagize ibibazo byo kuvukira mu muvure, avukira mu muvure, abandi baza babajana kwa muganga, ariko Yesu Bibiliya zivuga ngo babuze icumbi, abantu banga kubimukira, aragenda avukira mu muvure. Ni ukuvuga ngo abantu bakurikiye ivuka rya Yesu na abashumba b'inka bari bahari. Nzatekereza none ngo niyo mpamvu n'abayobozi b'itorero bitwa abashumba, ko nibo yaguyemo avutse amababona bitwa abashumba, kandi nta n'umwe wari warekarama ko iryo zina riri bararyakiriye. Inka yasanzwe ku muvure yitwa imbyeyi. Buriya inka ari inyamaswa nk'izindi, ariko baza bayita imbyeyi. Siko mubizi? Bayita imbyeyi, nayo igira agaciro, bayiha agaciro ko kuba ari imbyeyi, ikamwa amata ndetse
ahabwa rwa ruhinja rwavutse. Andi makuru ya Yesu, niwe wenyine wavutse haza kumenyekana ikibazo cyabaye ibwami ko umwami yagize ikibazo cy'uko ari umuntu umusimbura. Tekereze nawe nk'umuntu wavukiye mu muvure, umwami akagira ikibazo ngo havutse umuntu undi mwami. Kandi buriya abantu bavukiye haciriritse ntibakunze no kwitabwaho, amazina yabo nta nubwo amenyekana. Ibyo rero byose hari abandi bari bavutse abana b'abafarisayo bakomeye, ariko ntibigeze bibazwaho ngo habeho kerere y'uko umwami agira ikibazo ngo havutse undi umusimbura. Ariko Yesu yaravutse, hagaragara inyenyeri, abanyabwenge bari bo bagenda, ntihagenda abahinzi n'aborozi, hagiye abanyabwenge kugira ngo abanyabwenge bahamye neza ko ari. Kandi ibyo bakoreye baramutuye, bamutura uruhinja, kandi bo bakuze kandi baramwemera. Burya uzuba icyubahiro umuntu wemera. Barahageze ngo babone uruhinja gusa, bamuha sariyuti, baravuga ati turagutura tu, nubwo ukiri mutoya ari kuri. Bamuha izahabu, ifeza n'icome. Noneho basubiyeyo, Imana irababwira ati noneho ntimugaruke ku mwami, munyure akandi kayira mugende. Arakura, ndihuta, wamare gukura atangira kwigisha ku myaka ye 30, ahangana n'abazimu n'abadayimoni n'abafarisayo bose arabatsinda. Ageze ku musaraba aho twasomye, baramubamba, ngo bamare kumubamba, igisambo kimwe kimwitegereje kiravuga ngo wowe uri umwami. Bari mu rupfu, mu kanya bari gupfe, ahita ahigiye igisambo randevu, arakigira ngo mu kanya turavura mu kanya. Niwe wenyine watanze randevu kandi azi ko yapfuye agiye gupfa. Aho twasomye havuze ngo abafarisayo bagiye ku mwami baramubwira ngo uko wamubeshe wosanga ari muzima kandi bamwishe. Bati none mushaka abarinzi batwikire kandi barinde cyane. Abantu bafite experience yo kurinda barinde. Bibiliya yavuze ngo bashiraho ubushishi kugira ngo bufatanye igitare n'umwobo kugira ngo ntagireho ahaca. Kuko baravuze baravuga ngo aramutse abigishwa biwe bamwibye ngo kuyoba kwa mbere ngo kwaba ari gutoya cyane ngo kuruta kwa kabiri. No kuvuga ngo bamwibye bakavuga ko yazutse, ngo abantu bari kuyuba cyane bagakomeza bakayoba. Ikindi kintu nuko tumutegereje tutaramubonye. Twese uko ntababonye Yesu n'ijisho, kandi aduteje impagarara, kandi yarapfuye, ndetse n'abakomeye muri twebwe b'abanyabwenge batuyoboye ntibamwemera. Bisobanura iki? Bisobanura ngo kumenya Yesu ntabwo biva ku mashuri, ntibiva no kuri research na experience, n'ubwenge buva mu ijuru. N'ubuntu tubwirwa n'Imana bwo kwakira icyo ngicyo, icyo tikivuka, tikiba mu marangamutima no kwifuza, uzugihabwa giturutse mu ijuru. Ni nayo mpamvu mu ikanisa buriya haba abantu benshi b'impunzi. Ni impunzi zahungiye mu ikanisa, zihunga ibibazo byo hanze, ngo zigere mu ikanisa ntizemera ntizizera, ziza zihunze gusa ziricara. Noneho zigahora zibwira Imana ngo izigirire neza kandi zitarakizwa. Ni ukuvuga ngo ni impunzi zahunze ibibazo zimanije gushoberwa hanze. Ni nayo mpamvu haza hagira agakoma akamaja mu ndaya. Ni ukuvuga ngo ntakimufasha. Zakayo yamenya ya Yesu, amenya amakuru neza, arangije arizera. Uzi ikintu Zakayo yakoze? Yarazamutse yemera no kurira igiti, kandi yarakomeye. Wari ushinzwe imisoro ngo yuri igiti, icubahiro ciwe cyose yari yagikubise hasi, yuri igiti. Ati ndamubona kubera ko numvishije amakuru yiwe kandi nkayizera. Umuntu wizeye ntabwo azahindisha umushitsi n'ibiki. Agira imbago atarenga, ari mu ruzitiro. Umugabo umwe yagiye hanze ajana n'ababo ngo bahagere imyakire cyanamo batari kumwe n'abadamu. Noneho bagenzi be baramubwira ati mureke dushake ibintu zarakomeye.
none uwo mugabo arababwira ngo jewe nafashwe mateka. Ni ukuvuga ngo niba mwebwe Yesu ashobora kubemerera mugatera intambwe mugashaka, ugende mubikora, ariko jewe naraboshwe mukunda goswe sino ruhande ba ku ruhande, nzangira ngo ndebe ku ruhande nabone ijisho ry'iwe ngahinda umushitsi. Bisobanura iki? Bisobanura ngo abo bantu bari batandukanye, icyo bakiriye kiratandukanye nubwo bari muri kondisiyo zimwe. Ni ukuvuga ngo ibidukomeza ntabwo biva mu by'Imana dukorera, biva mu mibabaro tunyuramo. Buri imbaraga z'umukristo ntabwo ziva ku gitangaza Imana yakoze. Imbaraga z'umukristo ziva ku mibabaro anyuramo. Haleluya. Amen. Imibabaro ni zituma dukomera umutima. Imana ari kuvuga kubana nk'inyana iri mu kiraro, ariko iyo uvugana nayo z'umurika. Ikibazo kiri mu itorero, abantu benshi babaye mu itorero kuri tatone, bashakisha bakabaka, mbese kugerageza bakavuga ngo turibe nawe akaririmba, bakavuga ngo tuvuge ubutumwa nawe akavuga ubutumwa, ariko ntarahura n'ijwi ry'Imana, ntarasakirana n'Imana. Ntabwo ari kumuka ngo ahure n'Imana, kandi uwo muntu azakoresha imbaraga nyinshi bitari ngombwa. Iby'Imana biroroshe kubizeye, kandi Imana izivugana na ubwoko bw'Imana. Bibiliya izivuga ngo intama zanje zirazi, ndazizi, naje ndazizi, yihamagaye gusa. Ndangazwa n'abantu, hari abantu bamwe baza basenga bakavuga ngo ijuru ngo rimanuke riturinde, rirakurinda se rikubikije iki? Ukubitse uriya umuntu azarindwa bitewe n'icyo abitse. Abanyacyubahiro bose buriya uzubona bakomeye mu bihugu, uriya muntu ukomeye azarindwa kubera ko igihugu kizi ibyo abitse, kikamushakira uburinzi, kuja kumugeraho ukanyura ku mabariyeri. Ariko usanga umuntu ari umuzayifunga ijuru ryose rize rirakurinda, ntabwo ryo kurinda. Kuri ku kagari habaho daso izokundi ryo kurinda ijuru rizaririnda umuntu, rizari rimuremera uburinzi bitewe n'icyo rimubikisha. Ubundi gusa igisigaye tubeshejweho n'ubuntu bw'Imana, ariko ntabwo ari uburinzi. Ijuru ku muntu wizeye Imana, ijuru rizari mubundikira, rizari kubundikira imbaraga zaza z'umwijima zikamenya kuhari. Uzawinjira, zanibuka igihe kimwe twagiye muri Kadirake ba Bishop Semuhanuka, twinjira muri Kadirake umuriro urazima. Bari tuvuye kuri bomberije mu gitaramo, Imana iratubwira ngo tugenze tuje Kadirake, tuje gutabara umusore ugiye kujanwa ikuzimu, ngo tugere hahandi imbere ya Kadirake KBC. Turinjira ngo tumare kwinjira Kadirake umuriro wa muzima, baravuga ngo ariko ngo hari abantu batwinjiranye babi. Tugura fanta turisha, turangije turahodumiya gusa, titwasakuza umuziki uratuma turahodumiya, ariko abadayimoni baza bamenya kuhari. Haleluya. Amen. Imbaraga z'urupfu rwa Yesu baravuga ngo batwikire, dutwikire uyu muteka mwitwe atongera kandi kuzamuka, abantu bakayo. Umunsi wa gatatu ugeze, abantu uzamuka da igitare kirite kirahimbaza, kero ati ndareko amagufwa y'abandi yazuye abantu. Utekereze ko kuvuga ngo nka opportunity yo kuvuga ngo uzozuhura na chancelier rimwe buri munsi, kuko tuza guhura n'Imana. Iyo opportunity urumva woyikesheke, ariko kubera abantu batazi Imana bazabaza mu nzu y'Imana bagasanga bataje imbere y'Imana. Noneho n'amakuru bazabatahana amakuru y'abantu, bakagenda baganira ati runaka yari yambaye gutyo, runaka yarondogoye n'ukuri kose, kandi yabuze amagambo menshi, kubera ko yose abantu yaje kureba abantu, kandi iteraniro yakoze ni mu bana. Ariko abana b'Imana iyo bageze imbere y'Imana baza batera indindaza, bakegeraho Kristari
bakavugana nawe uko ari hano. Haleluya! Arahari kandi ni udukomeza, ni uzudutera imbaraga zo guhamya, kandi basogokuru barapfuye batubwira ngo azagaruka, ni uzutuma tutarambirwa. Afashe ibi bitekerezo abigira umurima w'ibyiringira abihingamo, aravuga ngo unyizera wese ntazigera arambirwa ko ngaruka, ahubwo umutima wiwe uzahora wizeye ugwijije imbaraga gusa ko kiri muzima, kandi icyo ari cyo cyose nzagaruka kumureba. Itorero ry'Imana ntabwo riba mu isi, rituye mu gihugu cyo mu ijuru. Umunsi umwe ngo bigeze gutara amabera igitaramo cyo hejuru, ngo babaka bazamuka bagera mu kirere cya gatatu, ngo utuka arataka. Hari bawutuku bari mu itorero basigaye, nizo izo mpunzi ziri mu itorero gusa, zitemeye Imana, zitizeye, zaje kugira ngo zirebe ukuntu zotabarwa, ariko kubw'ibibazo zitari ku mpamvu z'agakiza. Ariko waje ku mpamvu z'agakiza kizera umwami Yesu. Peruka gusoma umugabo umwe ndaneze, uwo mugabo yahuye n'ibigeragezo, afatwa mpiri baramukubita mu gihe cyo kumwica. Yari umwizerwa, abwira Imana ngo Mana, n'ubu ngubu ndimo kubabazwa, mpaye mbona ngiye gupfa, urinde umutima wanje kubatekereza nabi kugira ngo ndahushe ijuru. Haleluya! Urinde umutima wanje kuba no barakarira, umbabaje wese akubishize igiti mu mutwe, undinde kumubaraho igicumu, ndahusha. Abantu baza bantangaza bemeye Yesu barahari, kandi tuzoja mu ijuru. Ayo makuru arahari kandi arizewe, tuzoja mu ijuru kandi hakiraka kavuye. Uzubona ibyo urimo, tuzoja mu ijuru uri muri ako kavuye, kandi ntakizahinduka. Tuzojayo uri muri zagarazaga. Uzi impamvu Yesu yazutse? Kwari ukugira ngo atubwire ngo ndi muzima, kabiri ngiye kubategurira, gatatu aho muzaba niho, aho nzaba niho muzaba. Dufite rendez-vous, dufite termine. Abakurikiye Yesu dufite termine no kuko ibi byose bicara tibiza bitugiraho ingaruka kuko nta sano tugirana nabyo. Ubifiteho umugabane biza bimwafekta, ariko umuntu utabizi ntabwo azamenya amakuru yazo. Inkuru zicara hano n'abacara bagenda kuko biboneye, bari mu nzira yagutse, baba mu kibuga tere, batagira amategeko n'amabwiriza abagenga. Muzakomeza mugende murahagutse, ariko ababoshwe n'umwami tugira norme tugendera. Asifiwe! Abantu bose bizeye Imana bagira condition agere. Uzugera ahantu umwuka akakubwira ngo ntiwicara hasa, kandi ukuwambaye kurabona uberewe kuramu. Wagera ahantu waje gusubiza umuntu akubwiye nabi, ururimi rugahagarara, ceceka, uravuga iki kuri mbona. Buriya iyo umuntu avuye kwa Satani ari imbata ya Satani akaja mu Mana, ntabwo ahindura ububata, ahindura ba boss, azahindura Satani akaja ku Mana. Turi imbata za Kristo twaremeye, kandi nicyo adukundira. Adukundira icyo ngicyo cyo kuvuga gusa ngo duciye bugufi imbere y'amaso ye, kandi turamwemera kandi turamuha. Bakristo inzira zacu tunyuramo tuzatwibuka ko tuzoja mu ijuru. Uko wicaye uri tayari, mube maso igihe ni gitoya. Yesu yotinda kugaruka ari ku mubiri ukagutera. Mube maso dukizwe, dukomere, tugwize imbaraga, duhamye ubuturuzi Imana itwihere, ituyobore, twumve ijwi ry'Imana tuganira,
tureke kugenda gusa. Uzi ko ari abantu bari mu ituraburiye, uzi ko ari abantu badaheruka ubwiza bw'Imana, uzi ko ureba umuntu ukabona yarakamutse yarabaye nk'igiti gicocana. Imana itwaye. Amen. Asishimwe. Mureke tugarukire Imana, tumenye ko igihe kiri hano. Haleluya. Yesu yadupfiriye kugira ngo tube ubwoko bw'Imana, tube ubwoko bw'ishanga ryera. Imana yatanze umwana wayo kugira ngo ube muzima, wakiriza agakiza, ugwiza imbaraga, uhamye icyo wemeye, ureke kunyura ku ruhande, ureke guhinduka uko umeze, ukizwe. Ese ijambo ryo gukizwa ryabaye nk'ikintu gisanzwe, ariko gukizwa ni imbaraga ziduhesha kuzagera imbere y'amaso y'Imana tudatsinzwe n'urubanza. Haleluya. Ugwiza imbaraga, usenga Imana. Imana irahari. Fidele yavuze ngo Mungu ni yule yule. Imana ntiziriye. Icyo yavuganye nawe n'ukuri ntizibesha. Oya, tigeze yimura imbago nubwo ubona itagusubiza, itakuvugisha. Tiyaguhunze pe. Kumbe kwitegereza buri munsi. Iragira ngo muri ya kesu urimo, muri cya kigeragezo urimo, ukizukane mu imbaraga, uhamye gukomera kwayo. Herega turiga, Imana igira ishuri, ibi tunyuramo ni amashuri. Ujye witwara neza, witware mu ishuri neza. Nta mukristo uzabaho adafite ishuri anyuramo. Tibibaho. Iryo urimo rizasimburwa n'irindi, ariko rikwigwiriza imbaraga. Tugire bagaje, tuzahinguka imbere y'Imana turi intore, turi abana b'ikuba, abo kwizerwa mu isi, abatsinze isi. Ureke ubuzima bwacu buhamye icyo Yesu ari cyo muri twe. Iyo umuntu apfuye baza bavuga ngo yakundaga abantu. Buriya imirimo abantu bahamye umuntu ntabwo ari iyo. Imirimo y'Imana nico Kristo yakoze muri twe. Nico Kristo yakoze, ni kamera zanje yishe, nije wapfuye kubwe. Niyo mirimo y'Imana yakoze. Mureke dukizwe. Mureke dukizwe. Igihe kirageze ko dukizwe. Siko murabona twohangana n'iyi myuka iri muri iki gihugu tudakijwe. Ariko uzi kuri intore yatoranyijwe kuza kurwana n'iyi myuka iri muri kino gihugu. None nawe uraguye urarambaraye, uri intumwa y'Imana. Teruka gusenga nanezerwa mbwira Imana ngo Mana ushimwe ko wabonye ko ndo kwizerwa kuza muri kino gihugu guhangana n'ino myuka. Ndavuga ati uzari bose Imana aricyo yamboye. Iyo umuntu aje kwizera azareba icyo Imana yamuhaye gukoresha. Asifiko. Ndavuga ngo nukuri ushimwe ko wantoranyije kuza muri kino gihugu ngo mpangane n'ino myuka. Muzabura imyuka iba muri kino gihugu. Iza yaraza umuntu wari umuzi ikamwaraza akamabura. Uko ari umuntu waje yuzura umwuka wera hano. Yagiye. Muzamugira ngo niki muze mumusabira. Yakubiswe inkoni yo kumwaraza. Ariko abahora ku mavi. Imana izibizitsa gusa. Peruka guterwa nijoro nayo ndazuka ngira ubwoba ndakubana amaze umwuka w'Imana arantabara. Umwuka w'Imana azavuga gahoro, ariko ijwi ryiwe rizarigira imbaraga ku mubiri kurusha ikindi kintu. Imana irambwira ngo ninzuke ngo mbagara, ndahagarara ngo mbagarare ku gitanda. Imana irambwira ngo ngahe kurikira. Imana ikora gahunda. Asenga Imana, abazapfukamira Imana. Ko mu masaha kenda ugapfukama ukayibwira data ukamubwira ngo data we
ni wowe gusa niringi undindire muri kino gihugu cy'amape kandi unyuzuza umwuka wawe sinzigere nkura ku ruhande ngwiza imbaraga z'umutima ndi umwana w'inkuba wemeye ko ntera kino gihugu nzagitsinda kubw'imbaraga zawe Imana yoreka kuza utuye kibazo nuko abantu baba mu gihugu cyabo badatuye iruhande rwa data akeneye abamwegeye Bibiliya ivuga ngo abashakana umwete abanguyaguye abaza bampamagara mu gitondo na nimugoroba baza nzababaha abantu buzuye umwuka w'Imana iyo batangiye gusenga Imana izikumbura amasengesho yabo izivuga ngo kindumva umuriri ikamanukira bati oya ndaje gutarama uno munsi kandi ndabataramisha hari igitaramo uzutaramamo n'Imana ukabona ko yamanutse sawa sawa mugatarama nka nijoro mugatarama amapepu byibura nayo akagira umutekano ariko ari umuntu utagize icyo atwaye amapepu atagize umuntu nyine uzuye umubiri mugwiza imbaraga kini gihe cyo kugwiza imbaraga kini gihe cyo gukomera kini gihe cyo gukomera kini gihe cyo gusoma ijambo ry'Imana ugasenga ugakomera ugahamagara Imana mukaba uzubona uzobivamo usibye Imana muri kino gihugu urabona wabivamo wowe bicika ariko ihumure ry'Imana wasenze Imana tuzaduseka hasifiwe amen Fabrice yagiye bavuturangira Fabrice kino umuriro wa haleluya amen umuntu uzutaramira Imana agataramira Imana akika ugaca bugufi imbere y'Imana uzuba muri kino gihugu utazi kukibaye nakuzu nkaho nkubuza umukunga papa uzugitaramamo ukakirenga ukacuzu mugwiza imbaraga siko ari ibintu biza bikuganaho atari ibyabo kubera ko wabaye irembo bafunguye cyane ugara hasifiwe haleluya haleluya hari ibiza bizi wawe bitari bigukwiriye byari bigiye ahandi zahagera bigasanga iryawe rirafunguye bikaba bibonye aderesi ugasanga ati wakize hari ibigutera kubera ko uba hanze niyo mpamvu ugwishije byinshi ariko abugaye babana n'ibyabo abakinze ibiza byinshi birahazi ku irembo hari umuriro hari itanura ry'umwuka w'Imana riza ririshiririza ariko iwawe niba hugaye huguruye ni ukuri uzugendererwa n'abashyitsi batari abawe kubera kuba hanze ariko titukabe hanze mu izina rya Yesu
turaho turi ubwoko butuye aha, tuba muri quartier, tuba mu isoko, turi ubwoko ngo butuye aha. Ibitugenewe biza bidusanga aho dutuye. Twebwe twituriye hafi. Wifungura amarembo yawe. Ugara, funga, kandi gufunga nta kindi no gukubita ivi hasi. Ukabwira Imana ngo Mana urinde mu izina ryawe. Ndafunze. Uzi ko uvuga Imana igakora. Uzi ko uvuga Imana igakora. Ibyo urabyizera. Kwizera nako kwabaye ikibazo. Uzi uvuga Imana igakora. Ubwire Satani ngo mfunza aya marembo kandi tuzuharenga. Nigeze kuja ikibungo, umurozi umwe arantera aramzutsa, ampamagara ku idirisha ngo nawe wari komanda w'abandi. Uriya ikibungo haba special force y'abarozi. Nibo bande. Hari umugore umwe yigeze gushika umuntuza umushoferi w'amakamyo aja kumurangurira Tanzania, amugereza ibintu Kigali atabizi. Ikibungo uriya muzamumva babo uraha nahambere. Araza aranzutsa, amare kumzutsa mpamagara ku idirisha ngirifuye. Avuga ati ariko umuntu wizeye Imana namampungira mu gikuta. Umurozi yahamagaye. Avuga ati ndafutse ishake mfi. Iyo nizeye nitangiza. Kandi bwari bwakeye babwiye mushiki wanje ngo bazonyica. Atuye ikibungo. Abati nukuri ngahe iri joro finale. Ndazuka fungura icumba nari nanje nyine, fungura n'urugi rwo hanze ndasohoka. Bagarara kuri fondation. Yaza kubita amaguru hasi, inzika nyeganyega kagira ngo iragiye. None data. Inzika nyeganyega kagira ngo none iragiye. Namantuza. Ndatuza gusa ndavuga ati kama mbaya. Ndatuza. Umare ndamubwira ati none wamaze. None mubwiye gutyo ngo yaragije gukora ibyo akora. Arambwira ngo iryo jwi mvuze njewe mvuze mubwiye ngo ntabwo nzongera ngo kuribona. Avuga ati urajana ijwi utanjanye mfatika. Ndahagaze nturanjana. Urajana ijwi mvuze. Urambesha. Abatereka nanje se. Sawe sinazingiri ndacari gusa. Nasenga. Uri Imana. Naza mvuga ngo mu izina rya Yesu. Kama numva ikintu kirazamutse kikikubita hasi. Ngo numva kikikubise hasi. Ndavuga ngo turi ku. Amen. Ndagukomesha. Hallelujah! Hari imbaraga zibana n'abera. Hari imbaraga ziba mu bana b'ikuba. Hari imbaraga zituye mu bana b'ikuba. Tizizigera zidohoka. Tizigira ubwoba. N'intare yo mu muryango wa Dawidi. Ngo yikubite hasi kabi. Umwuka w'Imana arambwira ngo nimurekure aje kuvuga amakuru. Ndakurekure genda uje kuvuga amakuru. Aragenda kuvuga gihe. Nabaye amahoro. Mureke twizere Imana. Ibi bicara cyane. Hari aho uzinjira bikamenya ko Elisiye yaje. Mureke tubise. Yesu yasakiranye na wa muntu wuzuye abadayimoni. Yamamubwira ngo se mwana duhuriye he? Uku turahuye kandi. Turahuye nuko. Uku duhuriye he? Kandi aho bari bahuriye ni ku nyanja. Hari ibituzi. Hari ibintu bizi imbaraga zikuri. Ariko bikugana kubera kutizi. Utizi imbaraga zikurimo. Ariko wasobanukiwe n'imbaraga z'Imana. Ayi asifiwe. Wasobanukiwe n'icyo twahawe. Ziramuzi zizazimuhunga. Zizazishirira mu nyanja. Zizazihunga. Ariko bakirisitu ye
urupfu rwa Yesu, imbaraga z'urupfu rwe kugira ngo umuntu ukomeye muzagakiza, uhamye udashidikanya, ibimenyetso bitagirwa impaka ko umwana w'intama w'Imana. Ariko turamutegereje twizeye tutarambiwe, kandi ibyiringiro byiwe ntibipfa, bizabiza bibana n'amagufwa yacu ikuzimu. Ibyo bizatuma abapfuye bazuka. Icyo yatuvuzeho kizasohora. Yavuze ko tuzabana nawe muzo tunyuramo zose mu mibabaro yawe. Yavuze ko tuzotaha, hari igihe tuzomubona, ariko muzi umunezero uzoba mu ijuru. Ariko muziki abazuru baha baririmba isi yashize, igitaramo kizaba mu ijuru takwiba. Ariko muzamu witekereza, muzi umuriro uzoba mu ijuru, muzi ikigurugu kizaba mu ijuru, igitaramo kizaba mu ijuru. Ariko mu ijuru niho hahikanye, ahandi niho dutegereje. Kandi mu ijuru tuzotarama icyo hejuru gusa, tuzoza amasaha azaza azamuka tuyitse, tuzoza duca iteka gusa. Igitaramo kizaba mu ijuru, abazayifu bari hano bajwigira. Muhungu umujinya w'isi, isi ntiyihagije. Niba ushaka kwiguhaza, nayo ubwayo ntiyishoboye, ni marihemu. Yarashize irataka, urayishaka n'ibyo yabuze ntabyiguha. Muri Kristo Yesu niwo wari umunezero wawe. Warayobye, garuka, amahoro yawe ari muri Kristo Yesu. Isi ntabyigufitiye ziza bi, nayo ubwayo yarashize n'umushiri. Kandi gukora Satani ntibikigezweho pi, usambana ntibikigezweho, kunywa inzoga iso zaranahendutse, zabaye makeya. Nukuvuga ngo ikidafite igiciro cyo hejuru nta n'agaciro kiba gifite, aho ibindi se nibi so zarashize kera, n'abamwe barabirambiwe. Zarashize. Ariko ikintu kigezweho ubu ngubu ni ukwizera umwami Yesu. Uhagaze neza, unuze, uhagaze neza mu Mana, umuntu wizeye Imana, umuntu uri gukorera Imana muri kino gihe afite agaciro, kandi ni umuntu uzaragwa ubugingo buhoraho. Ejo hazaza hawe tuhashakire mu mubiri, uhashakire mu bugingo. Ejo hazaza hawe tuhabarire mu mubiri, wabarire mu bugingo. Numenye ibyo uzatandukana n'iz'umubiri zose, wakira iz'ubugingo buhoraho, kuko arizo birama bidapfa, ntibigira garanti, ntibigira igihe bibera expired. Ariko nuguma muri izo ngizo za kamere, tuzagushimura mu mubiri. Siga izina ryiza, icyo Kristo aguhamagarira. Urupfu rwe rwakuzaniye ubugingo buhoraho, ukwandika umwenda utandukanye n'uw'umubiri. Ufite izina risha kubw'urupfu rwa Kristo, wiswe izina risha, wabaye musha, uri umwana, uri umuragwa ubwami bwo mu ijuru. Wikwiyambura icyo Imana yaguhaye, uzura nacyo ni kuri, wikwitandukanya n'ukuri. Nayo mpamvu bikugora. Wowe uri we uri umwana w'Imana. Imana iduhe umugisha.